Ndi papa SAVA. agiye kumujyana ahantu ugatinda ajya kwereka uzakwereka ikintu sheri uzagira gute no gute yo uyu muntu ifata akazana abantu mu musozi akusubira nkubo atanazi umubona gute we ubona gute hano ntukanshanga nakumenye uziranye na Atanazi ngiye mu gihe tumaranye tuziranye ni njye urukumaza mumubona mumenya gute ariko ubundi reka nkubwire mato nibyo wambwira buriya menya gute ndamuzi pe ariko rimwe na rimwe nkeka ko muzi ubundi nkabona ntamuzi rimwe mbona ari agaturage ubundi nkabona ni agahungu k'agasirimu ubundi nkabona gafite udufaranga ubundi nkabona kakubiswa reka nkubwire rero gutyo umuzi nanjye niko muzi hari inshuti zanjye muba mukora nkafata ubuhamya oya nukuri kwimana biriya bintu bihaye byo guhura n'abana ngo umukobwa murahuye ngo muragize n'iki bise birangira ntago biriya bintu abari sawa bura nukunda umwana uzamuterera urabona batari kuduhwitura ngiye kwihana nanjye mbivemo ego ibirori byawe ko twabyita ariko ibirori nzakora bitewe n'ibyo ndi kubona muri iyi minsi oya shana kuri kwimana tuzabyitabira ariko uriya mutipe shasha buriya nanjye kugira ngo umumenye hari ukuntu ubona rimwe na rimwe kaba kigize akantu k'agasirimu mukajya nk'ahantu kakakigize agasirimu kageretse akaguru ku kandi zubizo wowe ubona ukuntu kiyumva mbese hagunda none ugasanga nta kanyacyaro nanjye uburyo gucanga nta nyiribwo nshanga ahubwo igihari no kumenya ngo ibi by'ubundi biri seriye nanjye nibyo ndi kwibaza oya ari gashama iyo ukundeye n'umukobwa mwiza nese gutera mutima ihana shaka bise nanjye njyarana hihana oya wize ariko nanjye ngiye gushaka icyana kuburyo nanjye mu minsi iri imbere nzabakosora umva cyane noneho mbabara undebera imisozi tuzamutse ibintu nangiye kubikemura abantu harimo n'igihano tumanze tugereho twe tumenye gahunda ahubwo uko imeze buse cyakoze nukuza kumuherekeza nk'inshuti buriya nyuma ya gahunda nta kuntu natwe nawe As I told you, donc mwumvisha uko gahunda zigomba kugenda siko I'm sorry I don't remember Kinyarwanda well ariko I'm going to try right nta kibazo okay appreciate you because you are my friend donc ndimo ndabashimira okay kubera ko muri inshuti nziza right good arega bondi nje mbambizi ko muri quartier yose even in country muri rusange ndabizi neza murankunda mwese rero nagira ngo dupange this event well nikubyumva donc ibyo ngibyo turabivugaho urumva turabivugaho muri event rakurikira after party muri kubyumva okay ikintu nigeze mbabwira fresh nuko after party irabera muri hotel hari ana RY donc mwiriwe turamweye se kandi reka nkubwira pasite muraduha mu gitondo turimo kubagara ino uzagize gutyo urukoma mbona ruraguye naringize ngo ni yindi yambukiranye uravuga urumende oya n'urukoma rwaguye ndavugana uyu munsi ndayiba uraho neza muraho nta gacuma nta gakenda ndabona ari urungano gusa
niko wicare muradutumiriza se ni inama ni inama yanyu abasaza ariko ntibatumire oya nta jambo tuwafite ndabona ari isibo y'abato akira mwirirwe muduhishire muduhishire aba se abantu bari kuganira ku yariba n'ibindi biri mu nzira ye I'm sorry ibintu byose bya kidobya ntibiburaga abasaza ariko bameze babarondogwa. Donc let's continue nagira ngo mbabwire dutangire okay to prepare mu kinyarwanda ni nguki okay gutegura tugiye gutegura uburyo ibintu bigiye kugenda urumva donc ngiye ariko buriya umuntu muri mwe ufite some creativity what is creativity? Anyone who know English here? Creativity. Yes, thank you very much. Thank you. Okay. Sorry. Kinyarwanda nzimuke. Yes, I forgot. Yeah. I forgot Kinyarwanda, but nzimuke, muke. Yeah. Nzimuke. Ariko, we are going to continue. Okay, stop it. Ngiye gukora uyu munsi. Ngiye gukora uyu munsi. No. Stop it. Okay. Tugiye gukora uyu munsi, tugiye kumakinga the special one. Right? Yes. Beautiful event this time. Okay. Ngiye murabizi cyabazanya ha kwambika impeta mu rutoki impeta Okay, dukomeze. It's okay. Okay, all right. Yeah, but you understand, right? Yeah. Okay, fine. Ndashaka ko ari umunsi utazigera wibagirana muri mwe ndetse n'abantu bafata amafoto. Who has the iPhone here? Who has iPhone? Turakoresha imwe yawe. Turazifite. All right. Perfect. Okay. Tugiye gukora umunsi mwiza, mwebwe mugerageze gufata amafoto meza, video nziza. Urumva? Turatwika kuri Snapchat, turatwika kuri Twitter, turatwika kuri Instagram, turatwika everywhere, and TikTok. Yes. Sasa okay, mubanze mureba nambaye neza Cyane. okay, good, nateguye very perfect. Okay, umukunzi wanjye nabari guturuka hariya nabari guturuka hariya ubwo ahita ngenda musangani urumva ahita indangiza namwe murabyumva namwe mwese muri kuba say yes please ndashaka ko muba mufite esprit mufite courage Ibyo byo ntubigire ikibazo ko turi tayari nabaga ibintu twabyishimiye beri mufite inyota ariko nta kibazo iyo nyota irahanagurwa urumva irahanagurwa yeah inyota bivuga neza nagari inyota mwaretse oya dufite kumugora inyota bro kike nakibana. Okay, sorry ariko nababwiye turajya kuyakirira muri hotel, right? Yeah, okay, fine. Noneho nababwiraga nava hariya na mie ndahita mfuka. Okay, ariya bashyira kuguru kuwe hasi uko ariko kose gwazonga zipfukama eni okay, and then wowe ufite ururabo uraza ukimbagira neza, ukimbagira kitole
gitore. Okay, ukimbagira gitore unzanira ururabo and abandi barimo bara singing. Say yes Singing like that. Yes. Okay, murimo muraririmba. Say okay. Nawe noneho amaranga mutima, emotion. Zeta ziza nyine. I can't expect that. Oh my god. This event is going to be special. Oh my God. Yes. No, it's not. Yes. Cyangwa vuga yego. Vuga ngo se yavuze ngo say yes. Yeah, fine. Mr. Ale, you have to explain. Bro. All right. Ariko my girlfriend arimo aratinda ariko umva ubu ngubu nyine naringize ngo niwe umva mfite amashyushyu. I'm very curious. I'm very curious. Amashyushyu. I'm very curious how this day is going to be. Can't wait. Ariko anyone here yagenda akandebera niba nta kibazo igeze agende murebe. Urebe? Ariko ntarabukwe. Imodoka n'ubundi ari kumuparika inyuma y'ikiraro nagenda murebe ashaka kuba. Yuragira ihene yagenda kare. Okay. Anyone who has my phone? Ninde umfitiye phone ahangaha? Ninde? I want to call her. In order to know. Wayisize mu modoka. She's coming. All right, my God. Harya ngo tu. You are going to say. Matete no mufata ifoto. Ariko turabivuga. Aragwamo hariya. Turazima kamufatira kamufatira akavideo arize kubera kwifuza gukiba ari we babikore kamufatira akavideo aresha ifite inyota nawe uzi kuyakorera wa ivugishwaga ngo ntamushyira ku kigega nawe ari ikigega iriya niyo ifisha ubugambo none ndore urayagira ngo akuri biseri wow mumeze neza She's my girlfriend. This is so romantic. Rosa tanazi. No. Tanakina kuriye. Nyiruka misozi yose ngushaka imyenda ikancikiraho nkaba ngiye kwicwa no gucishura narakubuze. Amadeni yose natanze wiga ukaba nabuze aho nicara. Hatani bacyariho. Bacyari batana. Rero gushatse ndakubaze kuntu nahirutse kubera wowe. Siba n'umuhungu wanjye. Naramubuze mvuye gucishura ntuze gucishura ngushakisha. Munda se mama cyo uri nyina wawe. Wa n'umwana wawe. Ntacyo yumva. Janje ariko ngiye mama wanjye yarapfuye. Uramfushije? Yeah. Uramfushije? Mwana wawe. Mwana wawe yapfuye sheri. Nese simubizi katanazi n'ababyeyi agira. Natwe tusko yapfushije ababyeyi bose. Uramfusha nyiri mama wanjye yarapfuye nkiri mutoya ndirera. Twumva ariko Yarapfuye nyiri. Nese uyu ninde nyine?
Ako se ubundi wabaye ugiye. Uravugisha uko naguze umwana wawe? Ntabwo nzi. Nyine se njye nahakanye ko nakuze ariko njye Tana ntabwo umuzi. Uranyibagiwe mwana wawe. ngo ndakuza ariko ariko mama ariko yarapfa. Gusa ubundi wowe wagiye. oya Murere twumve. icyo tubaza uravuze ngo uramuzi Ntakureze. oya ngo ndakuzi ariko Njye ibintu nababwiye ntabwo njye nababeshye. Urumva njye mama wanjye yarapfuye. Ahubwo uyu nguyu si umuzima. Ahubwo nimushake mu muhungu. Uyu nguyu ni umuzima. Wowe murebe. Sifite umubiri. Mama wanjye rero sinzi ibintu bibaho. Yapfuye kera cyane. Ndi umuzima. Atana uratinyuka ukita umuntu muzima. Yapfuye kera n'ukuri kw'Imana. Ahubwo nk'ubu ajya agenda sinzi ibintu byateye mu muryango w'iwabo. Ajya agenda nkajya kubona nkamubona agahita yongera akagenda. Nk'ubu mwahita mubona mukabona aragiye. wicyoya umuntu muzima Mukabona arabuze neza. Ni umuzima ageza no gutembera mu masambu y'iwabo. Yapfuye Ishuri ikintu nze. Naramushatse namo harimo ibyo mvuye gutira. umuzimu wa mama Wibeshya kana wibeshya. Imyenda yancikiyeho. urabona ari mama Mbese Atana. urabona ari umuzimu usa na mama wawe Atana, umuzimu urya ibijumba. Yegora. Umuzimu urya ibijumba. Naje mushaka aho turi tuyabara no kunyishyuza amafaranga namwishyuriye yiga. Imyenda dore yancikiyeho singira ikomeze. ariko satana Ariko Umukecuru ni mama wawe. akotana umuntu wagutwise ko kumufata kure Tana wamambye he. Yarahindutse sahinduka gusa ko buri yarububu. satana uri kwiyemera gutyo uri kwikaraga aho ngaho Kwiyemera kumbi ngayena ngayesi. Kavuga ibintu nazo Tana ntabwo yari mama wawe. ngo nta kinyarwanda uzi ariko njye nababwiye ni mama ariko ntabwo yari mama wawe. ni umuzimu. Ese hari umuzimu ugira umubiri nk'uyu? Tana ujuru bwe. Mujye gucishuru. cyangwa umuzimu urukumva mu mutwe uri gutekereza neza urashatse rwose urarongoye akose itwarira abakobwa ku cyabahungu bahora batuzunguza wowe uramfata ukangira ikigo ryatana nta babyeyi ugira nta muryango wawe n'umwe nzi ariko nanjye ngo natwaye n'urukundo ari guteza amavi nanjye ndatega ndemera ubu se niba udashoboye kwita kuri mama wawe reba ukuntu mama wawe ameze umuryango wawe uzashobora kuwitaho si ibyo ngibyo waragize erega nanjye ubu wabona hari aho ugeze ukavuga ngo narapfuye Ntazakwihakana. urakabwa uragapfa ahubwo nawe wapfuye n'ibyo ari muhereza n'ibyo muhereza hanyuma nawe aho uzabyara bazavuga ko nawe uri umuzimu nanjye ahakaje nawe ntatinze Ukicaza hano uzamura abantu mu musozi ngo ni iki? Uri kure mama wawe uri kure kunasa. Ubwo ni ubwa bro. umubyeyi washanuwe Mani yemba mbabaye reba hano tuzamuka. hari abandi bifuza ababyeyi nk'aba ngaba barababuze Ibintu byigaho ntabwo ari ubugabo kuba mama wanga ameze gutya nawe urangwa ngo ntikaze kinyarwanda ngayisingaye na Anya na imbwa. Wanyangiye iki? Papa SAVA.